Kari agasantere imodoka zitwaye abagenzi zigeramo zigahagarara, abarimo babishaka bakabanza kugura utwo bagenda barya. Zigihagarara abantu bafite amata, ubunyobwa, ibiraha, amandazi n'ibindi bahitaga baza biruka babaza abagenzi niba bagura. Nk'ibisanzwe imodoka ya mbere yari itwaye abagenzi benshi yaraje iraparika bigenda uko buri wese agura akantu abashije. Izindi modoka nazo zirimo n'iz'abantu ku giti cyabo zidatwara abagenzi zaraje zirahagarara. Inyuma y'imodoka 3 zarimo abagenzi hari imodoka nziza y'abakire yari ifite ibirahure byijimye. Umusore uri muri ako gasantere acuruza amazi mu macupa yazanye ikarita azayisatira asakuza ati boss muragura amazi, hano dufite amazi meza. Yakomeje kugenda asatira ya modoka nziza, hanyuma umugore wari utwaye amanura ibirahure ati none se musore amazi yawe ni meza. Kubera ko yari yegereye imodoka ntiyongeye kuvuga ngo boss kuko yari twawe n'umugore. Yarahinduye atangira kuvuga ati mabuja aya mazi ni meza rwose mba nayakuye ku ruganda. Muri iyo modoka inyuma harimo umukobwa aribyo umusore biramutungura. Yaramuzi kandi amaze igihe yaramubuze ku buryo kubona imbaraga zo kumuvugisha byamunaniye akubika umutwe. Yaramuretse ngo abanze avugane na mama we ku byo kugura amazi we baze kuvugana nyuma. Nawe ntiyarazi icyo agiye gukora. Yibazaga niba aramuhamagara mu izina, niba arafungura ikirahure akamwiyereka, yakwibuka uko yagiye atanamusezeye akabura icyo akora. Uwo mugore yaramubwiye ati ngaho muri iryo cupa rinini. Umusore yararimuhaye ategereje ko amuha amafaranga. Uwo mugore ararifungura hanyuma amazi yarimo hafi ya yose ahita yamusukaho. Umusore yashatse kwigira hirya, umudamu arimujugunya mu maso n'imbaraga nyinshi. Umukobwa yarabirebye amarira amuzenga mu maso buri cyo kuvuga. Yashakaga kuvuga ariko akabura ahera. Umusore bamumennyeho amazi ntiyahita ahunga. Yumvaga ari amafaranga arabahombye nagenda batamwishyuye. Umugore yari mukubise mu maso rikirimo amazi make asa n'uzengereye, ikarita arimo andi mazi iramucika. Mu gihe arakikora mu maso kandi ababaye kuko icupa ryari rimubabaje, abandi bantu barabibonye barasakuza, basakuriza uwo mugore uri mu modoka y'ibirahure byijimye. Batangiye kuyisatira, uwo mugore ati nta n'isoni, wabonaga iyi modoka ari y'abagenzi ku buryo utinyuka ukaza utumena amatwi ngo tugure amazi? Wibwiraga ko se tuyabuze hano? Ujye usakuriza abagenzi nibo babimenyereye, maze kurambirwa akamenyero kanyu. Yarababaye arunama atoragura amazi yandi yaravuye mu ikarito, hanyuma wa mukobwa atangira kurira. Abaturage bari mu isantere bateye hejuru, umugore ahita azamura ibirahure kandi umuntu uri inyuma ntiyari kubasha kurebamo imbere. Bamwe basakuzaga bavuga bati mbega umugore w'umugome, barasakuje cyane bamuvugiriza induru. Wa musore nawe yahagaze hepfo aho yasaga n'uyirebamo ababaye cyane yabuze icyo akora. Imodoka ya mbere yarahagurutse yegera imbere ho gato, indi nawe yigira imbere. Mama w'uwo mukobwa yaratangiye kumubaza impamvu ari kurira, umukobwa agira ikiniga buri cyamusubiza. Ahubwo yafunguye ikirahure areba hanze ngo arebe ko yabona uwo musore. Mu kureba mu bantu bari bayikikije mu ruhande rwo hepfo basakuza, yahuje amaso nawe. Umusore nawe akimubona ibyo kuguma mu isantere ari gutera abantu impuhwe yahise abyibagirwa. Ikarito y'amazi yahisigiye umusore bari bahagararanye ariruka. Umukobwa yaramurebye arira cyane ahita amanura ibirahure ariko anitegereza wa musore wundi wa mbere yarasigiye ikarito. Mama we yabonye ukuntu ari kurira atazi impamvu aratangira ati Soreye uhaye iki? Soreye n'ikiniga cyinshi ati mama sinari nzi ko uri umugome bigeze aha. Undi ati ngize ntese wowe wabonaga atari akamenyero? Nizere ko utari kurizwa n'aka gasore katagira ubwenge kaba kaje gatera iseseme abantu ngo turagura amazi, ahubwo mbwira ubaye iki? Soreye ati niwe mama, niwe uri kundiza, ndi kurizwa n'ibyo mukoreye kandi nukomeza kumwita gasore. Uriya muhungu yitwa Damari, none umumennyeho amazi kandi ari amazi yari kuyagurisha abandi bantu bakamuha amafaranga. Uyamumennyeho none utumye ava no mu kazi. Kuki ubikoze mama? Yarongera aturikararira, za modoka zari zihagaze imbere yabo ziragenda, yarimo Soreye na mama we nayo iragenda. Mama we yagiye amubaza haziranye n'uwo musore ariko Soreye yibutse ukuntu mama we ajya amukanira akamufata nk'umwana udakwiriye kugira icyo avuga imbere y'umuntu mukuru. Yaramubwiye ati uriya musore turaziranye, ntiwakabaye mumennyeho amazi, nawe abashaka ubuzima nk'abandi bose. Nyina ati ngaho uzi aho ngaho rero nakumvise, umenye ko n'undi wese watekereza kutumenyera kuriya akomanga ku modoka ntamurebera izuba. Wabonaga adashaka kumenera ibirahure, bajye bareka gutera abantu iseseme. Buriya se ariya amazi koko aba yavuye ku ruganda? Ubundi se amazi uhawe n'umuntu wambaye kuriya wayanywa atakarabye no mu ntoki? Uzi ubwo wenda yavana mu iduka atari ujya kuyirangurira? Wasanga banadutuburira bakavangamo ayo kuri robine. Aho mwaba mwarahuriye hose birakureba, uba wisuzuguza. Umukobwa nkawe ntakwiriye kuba aziranye n'iriya ngegera. Yamusabye guhanagura amarira ngo batageraho bari bagiye agatuma amubaza byinshi. Soreye nta kindi ariko bagisiganaho na mama we, yari azi ko atoroshye ahitamo kwicecekera bakomeza iyo bajyaga.
ariko yarababaye yarakariye mama we cyane. Gusa nanone yari yishimiye kuko yarabonye aho Damari aba. Yaramaze igihe kinini arizwa nuko yagiye atamusezeye atazi ahantu aherereye. Damari we mu gusigira wa musore ikarito y'amazi yarasagutse, yagiye yirukira ku kazu ko mu isantere hirya aho yabanaga n'uwo musore, ahita azinga utwenda twe cyane ko twari duke, araza aramubwira ati Joe, ubu ndagiye kandi sinzagaruka inaha, ngiye kujya ahantu nanjye ntazi, mpa nimero yawe ya telefoni, ningero nkabona uko ngura kandi telefoni nzaguhamagara. Joe wabanaga aramubwira ati wigenda mani, ubu se ujyanywe n'iki? Damari ati Joe, byihorere ntiwabyumva, uriya mugore yamenaho amazi simba ngiye, kuko abakire b'abagome bo bareze nawe urabizi, ahubwo ikibazo ni uriya mukobwa bari kumwe mu modoka. Uriya mukobwa ningeje guhiga none reba ibyo bankoreye, ni wa wundi nakubwiraga, wasanga ari nawe usabye uriya mudamu kuyamenaho bakanankubita icupa mu maso, ahubwo mba mpumye habuze gato. Joe yaramurebye aramubwira ati nta kundi mwana niba ari wo mwanzuro ufashe, gusa njye sinanamubonye, numvise abantu basakuje ndebye mbona ari wowe bateye icupa, ariko aho kujya ahantu utazi, wowe nk'umuntu twararanaga ku dukarito muri aka kazu wari umaze kumbera inshuti, reka nkubwire ahantu nkurangira ahantu wajya ku ifamu bakaguha akazi. Damari ati mu ifamu niho heza ntawazongera kumbona, ariko se ko handangira wowe ntujyayo? Nawe ati njye sinava muri aka kazi niho nkora amafaranga menshi, nakabaye narakagiyemo ariko ibintu byo kwahira sinabishobora, ni uguhora wahira baguha udufaranga duke kandi duhoraho, mu gihe hano dushobora gucuruza amakarito arenze angahe iyo twagize amahirwe. Yahamagaye umukire wari ufite inka nyinshi amubwira ko afite umuhungu ushaka akazi yaragiye kumuha, nawe ati mubwira ibiciro umwohereze. Damari we yashakaga kwigendera bubi na bwiza nta kindi atekerejeho, ahubwo yumvaga ahiriwe kuko yaragiye kubona aho ahungira Soleil bidasubirwaho, ku buryo ari kumushakisha ahantu hose akamubura. Joe yari amaze amezi menshi aho hantu, muko haza hari umugabo wakoreraga muri ako kazu ko ku ruhande mu isantere tumwe bubaka bakoresheje ingunguru wacururizagamo ibiraha. Yari agiye kwigendera azigira Joe ngo aba ari uhaba. Igihe Damari yazaga yabuze aho agana rero, Joe yamuhaye icumbi yamwitaho nawe amufasha kuba amucururiza amazi. Bajyaga kuyacuruza ku modoka ziparitse mu isantere. Damari yakoreraga Joe ntamuhembe, bagasangira ibyo kurya gusa bakanararana. Nta matera bararagaho, ahubwo bararaga ku makarito bari bararundanyije yavuyemo amazi. Nubwo bateganyaga kuyigura ntibari bakabikoze, amashuka niyo bari bafite abahagije kugira ngo nijoro baticwa n'imbeho. Damari yagiye kwa wa mukire ahageze amushyira mu ifamu ye. Yari ifamu nini irimo ibiraro by'inka. Bamweretse akazi azajya araramo iruhande rw'abasekirite barindaga izo nka ku manywa na nijoro. Ako kazu kari kameze neza kuko ariko uwo mukire yaruhukiragamo mu gihe yabaga aje kureba inka ze. Kari gafite icyumba na saro karimo n'udutebe. Kubera ko abandi bakoraga ko kwita ku nka bataga iwabo, we bamubwiye ko bazajya bamuhemba make kubera icumbi n'ibyo kurya bari kujya bamugenera. Soleil we mu modoka yagiye atavugana na mama we barakaranyije cyane kubera ko yarababajwe nuko yamennye amazi ku musore bari baziranye. Bakigera mu rugo yanze kuganira nawe aramubwira ati nsubiye mu kazi kanjye. Iwabo bari baramushingiye akaduka mu isantere yaho yari yarateye imbere acuruza akanahibera. Bari baramuhaye umukobwa wo gukorana nawe kugira ngo aticwa n'irungu. Hafi y'iyo santere hari hatuye umugabo w'umukire wari ufite umuzamu wamurindiraga igipangu. Yaratuye hirya yayo ho gato ku buryo kwigeramo n'amaguru umuntu yabaga agiye nk'iminota 5. Abantu bose bari bazi ko umusore umurindira igipangu amuhemba amafaranga menshi cyane kandi nawe yahitagamo abasore bafite imbaraga. Damari niwe waharindaga. Soleil yaje kuhacururiza rero baramenyana. Kubera ko Damari yari mu kazi bamufata neza, baramuhaye uburenganzira bwose ashaka nk'umwana mu rugo, nubwo yacungaga igipangu cyose yatangiye gusa neza. Ikindi yumvaga azahamara igihe kinini kandi ahembwa neza, kumva afite ejo hazaza hazima. Ku manywa yabaga aryamye mu kazu ko ku irembo, nijoro akaba yicaye hanze yako. Umukozi w'umukobwa wo muri urwo rugo yaramuzirikanaga akamuzanira ibyo kurya saa sita kuri ako kazu na nimugoroba bikaba uko. Umunsi umwe yagiye kugura shikarete mu isantere, yabonye iduka rishya bari bahafunguye ari ryo ryakoreragamo Soleil na mugenzi we aba ari hajya kuzigura. Yakundaga kuzihekenya nijoro zikamufasha kutagira ibitotsi. Iyo zamushiranaga yasubiraga kwa Soleil akagura nyinshi. Uko yakomezaga kujyayo niko yatangiye kumenyana nawe. Bidatinze batangiye kwiyumvanamo, Damari aribwira ati ngomba kumubwira ko mukunda kuko nimbimubwira ntazabyanga, mba mbona nawe yarankunze. Turaganira tugahuza, noneho nijoro ntakiryama tuba twiganirira. Asigaye amfasha gukora izamu nubwo atabizi. Amahirwe agira nuko afite umukozi bakorana, naho ubundi yakaba yaratashye kubera kunanirwa akazi. Damari yabonaga nawe ubwo afite icyerekezo, yumvaga aziteza imbere bituma adatinya kubwira Soleil ko amukunda. Mu kubimubwira yabaye nk'uworosuye wabyukaga. Soleil yarasanzwe amukunda ategereje ko yerura gusa. Batangiye gukundana, ku manywa Soleil nawe akiryamira, nijoro bakarara bavugana bakabakiraho rimwe na rimwe. Ku manywa barahuraga bakajyana gutembera hafi aho, bagera aho bakundana kuri rwa rwego umwe yumvaga abuze undi ubuzima bwakonje. Ariko Damari ntiyapfaga kumubwira ubuzima bw'iwabo aho avuka. Yerekaga Soleil ibigaragarira amaso gusa atamuhishurira byose.
Soleil nawe ntiyajyaga bimubaza cyane uretse kumubaza niba afite ababyeyi. Damari yari yaramubwiye ko afite mushiki we bavukana na mama we gusa, akaba amaze igihe akorera uwo mukire, kandi yamubwiraga ko yishimira ko bamufata nk'umwana wabo nubwo yakoraga izamu. Aho hantu niho yaraherukanira na Soleil. Soleil yari yaramubuze amaze ukwezi kurenga arira kwiyakira byaramunaniye. Kubw'amahirwe yari yongeye kumubona ari gucuruza amazi, ariko bibi bibazo mama we yamumenaho. Yicuzaga icyatumye atamuhamagara bwa mbere acyumva ko ijwi ari irye, akishinja amakosa. Nanone yibazaga uko Damari yabifashe abonye uwamuhemukiye bene ako kageni ari mama we. Yiyemeje gusubira muri ya santere kugira ngo arebe ko yamubona bakaganira, akamusaba imbabazi, akamubaza impamvu yagiye atamusezeye n'icyatumye abaho yakoraga atamubwiye. Mu kugera mu isantere yabonye wa musore Damari yahaye ikarita y'amazi agahita yiruka. Yabwiye umumotari wari umuzanye ati natuje, reka mvugane n'uriya musore niwe nje kureba. Yagiye amusatira tumva ngwino tuvugane. Joe yabonye Soleil ukuntu asa avuye kuri iyo moto, aza amwitanyira buje ati mabuja mushaka amazi? Nawe ati nshaka ko tuganira. Undi nawe ati mbwira niba ari ikiraka gishyushye. Nawe tushaka ko nguhemba ngahe? Joe ati uramemba ntazi n'akazi ugiye kumpa? Nawe ati mu mwanya turaganira wakaba yungutse angahe mu gucuruza amazi? Joe ati kureba se ko imodoka zagiye nta muntu n'umwe uguze, sinzi ngo twamarana igihe kingana iki, ahubwo mbwira icyo ushaka. Soleil ati Damari ari hehe? Nawe tumwe twakoranaga se? Soleil ati wibimbaza, niwe mwakoranaga nyine, hari undi witwa Damari uzi? Nawe ati ntitukibana rero ubu yimutse. Soleil ati wibeshya, yimutse mu munsi umwe gusa? Joe ati urumva igitangaje ari ikihe? Soleil ati mbabarira umbwira ahantu yimukiye ndaguha ayo ushaka yose. Yabitekerejeho ati si wowe witwa Soleil? Nawe atumenye ute? Joe ati mbabarira ugende niba uri Soleil, sinshaka kuvugana nawe. Yahise yigendera. Soleil yamukurikira amwinginga asakuza ati mfasha nukuri ndagukeneye. Joe yibutse ko yamubwiye ko yamuha no ku mafaranga, aribaza ati ubundi koko nicyo ari gushakira Damari. Yasubiye inyuma ati umushakaho iki? Ubushize mwamumennyeho amazi, none ushaka kumwica ubu ngubu? Ko yabahunze mwamuhaye amahoro. Joe ati ngutege amatwi se umbwira iki? Urabona ngarutse ntaje kukumva, mbwira. Nawe ati niba koko yarakubwiye byose, njye nawe twarakundanaga, yakoraga hafi y'aho nkorera. Nagiye gusura iwacu ngarutse nsanga yagiye. Yasize abwiye umukobwa tubana ko ibyacu birangiye, ko urukundo ruhagaritse. None nongeye kumubona hano, mama mumenaho amazi nta ruhare mbigizemo. Joe yaramuteze amatwi yanze kumuvugiramo. Soleil yarakomeza ati nari nzanye na mama gusura murumuna we utuye muri ibi bice. Twaraje ntungurwa no kongera kubona Damari ari gucuruza amazi. Nkibona ko ari we n'ubitse umutwe mbura icyo mvuga, nanga kwereka mama ko tuziranye. Mama bwa mbere yatangiye amuvugisha neza, amubaza ibiciro, afata n'icupa, nanjye ntungurwa no kubona mumenaho amazi. Mama ntiyoroshye, yahise ambuza kuvuga, mbura nuko nsohoka, mfungura ibirahuri amaso yuzuye amarira. Kubw'amahirwe njye na Damari turarebana. Akimbona nibwo nabonye aza yiruka gusanga, akaguha ikarito, akirukira hirya tugahita tugenda sinongere kumubona. Joe yarebye agahinda yabivuganaga ati Soleil ushaka iki? Nawe ati mbabarira umbwira aho ari. Joe ati ndakubwira kandi urampemba. Soleil ati ushaka ngahe? Joe yavuze ayo yifuza. Soleil ahita amuha kimwe cya kabiri ati bika amazi yawe tugende umunyereke. Nawe aramuhakanira ati oya uzagaruke nyuma y'ibyumweru 2. Soleil yarababaye ati kuki wemeze ko nguha avance? Nawe ati nugaruka nibwo nzamenya ko ukomeje, ko hari urukundo ruri kugukoresha koko. Damari ntaramara n'umunsi umwe agiye, none urashaka kumutesha umutwe uyu mwanya? Nta kundi yari kubigenza, yaragiye ajya gutegereza ko ibyumweru 2 bishira, akagaruka kureba Joe akazamujyana kureba Damari. Kubw'amahirwe ya Damari akigera muri ako kazi, kubera igihagararo cye n'ukuntu yitwaraga neza, mu cyumweru kimwe gusa bari bamaze kumwizera. Sebuja yaramubwiye ati wowe ujye ugenzura ko inka zariye, ko zimeze neza, umenye umukamo, umenye n'ibindi byose harimo n'abahiye. Mbese ni wowe nyishinze, ibindi ndamara iminsi mbigutoza. Nizere ko uzakora akazi neza. Nawe ati nzagakora neza cyane ahubwo ndenze uko mubitekereza. Yamuhaye na telefoni ati havutse ikibazo wampamagara. Damari yari yarataye akanimero ka Joe, agapapuro agashyizeho atazi aho kare, ariko yari yizeye ko nabona uruhushya n'udufaranga twa mbere azajya kumusura akamushimira ko yamurangiye ako kazi. Ibyumweru 2 byarashize. Soleil aza kureba Joe ngo amujyane kureba Damari. Yamutegeye moto bajya kumureba. Bageze kuri ya famu basanga Damari asoje kwandikira abahiye imitwaro y'ubwatsi batuye. Agikebuka hirya yabonye moto zari zije ziparitse Soleil na Joe. Yashatse kwiruka, Joe ahita amusatira aramufata aramukomeza. Damari ati kuki wangambanira ukaneza uriya mukobwa? Soleil yahise yishyura abamotari vuba nawe agenda basatira. Joe yabwiraga Damari ati uriya mukobwa mutega amatwi, nurancika kuko yanyishyuye kandi ntundakarire. Nawe ndabizi ntazanye no kuguhiga nk'uko uri kubyita, aragukeneye ashaka ko muganira. Soleil yahise apfukama hasi ararira ati Damari chérie, mbabarira basi unyumve bwa nyuma. Damari ati sindi chérie wawe Soleil, icyiza nuko watahuka hano zikigendwa. Yatangiye kurira. Damari turi kurizwa n'iki se? Kutarize igihe mumenaho amazi.
Yarize kurushaho. Damari amwitegereje mbona ari kurizwa n'agahinda koko bitari bimwe by'abarirana uburyarya. Yariraga yakuyeho nk'uwabuze ikintu gikomeye. Yaramwegereye, Soria areka gupfukama hasi ashaka kumuhobera. Damari yigira inyuma. Soria ati nibura nsuhuza unkoze mu ntoki. Umusore aramwihorera ati mbwira ibyakuzanye ibindi ubireke. Sinari nzi ko wagira uriya mutima wo kumenaho amazi. Twapfuye iki kindi? Ninde wari wabatumye ngo mumpemukire? Kuki ukomeje kumpinga? Joe yigiye ku ruhande ati ahubwo Dama muvugane vuba nanjye nshaka ko tuganira. Damari ati ntari waza ntacyo nguhisha, bamennyeho amazi ureba, rero naza ambwira ibindi ashaka kunkorera. Soria kureka kurira byari byamunaniye. Damari yagiye mu nzu yararagamo azana udutebe bicara aho hanze ati ngaho tubwire. Soria ati Damari nyemerera basi nongere nkwite chérie, nongere ngukoreho. Yarisekeje ati ariko ye upfa kuba urambwira icyakuzanye. Soria yamufashe ikiganza ati kuki wansize, kuki wagiye utambwiye? Nawe ati nabwiye wa mukobwa mukorana ko ngiye mu gutumaho, ntabwo yakubwiye se? Nawe ati yarambwiye, yambwiye ko iby'urukundo birangiye kugiye kuruta azagaruka. Kubyemera byarangoye kuko sinari nzi n'impamvu wagiye. Damari ati wanshakiye hehe? Soria yabuze icyo amusubiza ati ariko na telefone yawe ntiyongeye gucamo, kuki utampamagaye? Nawe ati nari kuguhamagara ntayo mfite. Soria ati iyo twavuganiraga yari yagiye hehe ko twari tuvuganye? Yaramusubije ati nta kintu nakubwira utarambwira impamvu mwamennyeho amazi. Uriya mugore ni wowe wabimusabye? Ni boss nakoreraga wabatumye se? Noneho Soria yarushijeho kurira. Damari aramureka. Umukobwa atangira kwisobanura avuga ko nawe byamutunguye ko yabuze ukagera. Ati uriya mugore ni mama, nabuze icyo nkora, ariko mu gitondo nahise ngaruka kukureba ndakubura. Joe nawe ati ahubwo twari kuzana icyo gihe nuko numvaga namwizeye nkamusaba gutegereza ibyumweru bibiri akabona kugaruka. Damari yatangiye kwibuka ibihe byiza bagiranye, ukuntu Soria yapangaga hazaza hakamubariramo, ukuntu yamwubaga nubwo ari umubakire bakomeye amugirira impuhwe. Yaramubwiye ati Soria wikomeza kurira, nanjye kugenda tutabonanye sinari nishimiye kubikora. Soria ati wacu bampamagaye igitaraganya, ndari nzi ko ndaguhamagara nkabikubwira, ariko kuko nari nzi ko uryama ku manywa nanga kuguhamagara ngo nagukangura. Damari ati narahageze nje kugusezeraho nsanga wagiye, mbabarire nanjye nta yandi mahitamo nari mfite. Joe yabonye ko amarangamutima atangiye kubaganza ashaka kubaha rugari. Ati waba baretse se mukaba muganira nkaba ntembera ndeba izi nka zanyu hari ikibazo? Damari ati nta kibazo wagenda ariko ntujya kure. Soria noneho yaramwegereye ati mbwira uko byakugendekeye. Kubera ko bari biciye hanze, Damari yamujyanye muri salo ya nzu yabagamo. Yahisemo kumubwira byose ati ririya joro twasoje kuvugana nkomeza gutembera hafi y'igipangu nk'ibisanzwe. Abana ba bosi urabizi ko bari barabajyanye gutembera bakiza mu biruhuko. Mu gitondo bwari buke bagaruka. Umukozi nawe yazaga kuntekera ku manywa, nijoro akigira iwabo. Nuwa hafi nuko ubusanzwe yiberayo. Nijoro rero mu buryo nanjye ntari niteze, abasore bane baraje bahita bamfata baranyesamisha, bamfunga amazuru, bansuka ibintu bimeze nk'ibiyoga bivanzemo ibindi bintu mu kanwa, mbura umwuka, barekura ku mazuru bimwe ndabimira. Nkibimira nahise nsa n'utaye ubwenge, banterura numva ndi gucika intege, bandyamisha ku muryango wa kariya kazu nararagamo, hanyuma nongera gukanguka mu gitondo nka saa 4. Iruhande rwanjye hari hateraniye abantu, databuja ari kubereka ati murabona inzoga zose yanyweye ari umwe? Ubu se yibwiraga ko atarasinda? Yari yibagiye ko turagaruka muri iki gitondo. Ndakangutse ko komeze nk'uwasinze. Boss ati dore uko gikanura. Soria yababaye ati none se byarangiye bite? Nawe ati yari afite inkoneta y'inkubita mu bitugu ngo ari kumaramo inzoga. Ati kuramo iyo myenda wambara iyawe umvira hanakwica. Nahise nkuramo inkweto n'iriya myenda nambaraga mu kazi, hanyuma nambara silipa ngiye gufata utundi twenda n'inkweto zanjye ati uretse. Yanyibukije aho yankuye ati urabizi ko nagukuye ku ndege waje guhiga ikiyede ngo urebe ko iwanyu baramuka, none waraje aho gukora akazi ujya mu mayoga. Iminsi twari tutari hano nuko wari ubayeho. Amahirwe wagize nuko batwaye intebe na furate gusa, naho mba nakwishe cyangwa nkagufungisha. Soria yararize ati hangane chérie, none se wakomereje he? Damari yamubwije uko ahereye iruhande ati iwacu turakennye bya mbere bibaho, nuko ntigeze mbikubwira. Mama ahora arwaragurika, mushiki wanjye nawe abarwana no kureba uko yarangiza segonderi. N'ubundi inshuro nyinshi ninjye wahahaga iyo nabaga nabonye ikiyede. Nkiza muri kariya kazi bakamfata neza, amafaranga ya mbere nayohereje mu rugo ngo bayifashishe. Ikibabaje nuko n'utwenda naguzemo nadusizeyo, naba nyambara silipa ngiye gufata agakapu kambwira ati sohoka udatinda nkakwica. Ibya telefone yanjye byo ntumbaze, nanjye sinzi uko yagiye. Soria ati ndabyumva birababaje pe, none se ntabwo yaguhaye umwanya wo kwisobanura? Nawe ati nari kwisobanura nte, imbere yanjye hari amacupa yashizemo andakirimo inzoga. Babonye ko nari nasinze, kandi ngenzi ko ibintu banywesheje ari byo byatumye mbura imbaraga ngata ubwenge ngahita nsinzira. Yaramuhumurije ati none se wisanze ute hariya hantu? Nawe ati naje kugusezera kuko numvaga iby'urukundo birangiye, ariko narakubuze.
nahise ngenda ntazi iyo nerekeje kuko ibyo kujya iwacu byo ntibyarimo namba. Nageze muri iriya santere Joe akimbona nsanganira ati ndabona uturutse kure. Ivumbi ryari ryandenze, silipa zancikiyeho nahambirije udutambaro mu dushumi. Byaranunguye ukuntu Joe akimbona yahise ambaza aho nturutse n'aho nerekeza, bituma mubwira ibyambayeho nuko nta hantu ho kwerekeza mfite. Ubwo ariko twaganiriye kuko nta modoka zari zihari, yari afite amazi avuga ati imodoka niza wowe wihanganye njye gucuruza ndagaruka ukomeze umbwire. Kubw'amahirwe namaze kubimubwira zitaraza. Yanyeretse akazi abamo ati jya koga wambara agapantaro usangamo nikagukwira n'izindi nkweto, hanyuma uze tube turi kumwe uzajya umfasha gucuruza amazi. Nta yandi mahitamo nari mfite, narabyemeye mubera umukozi. Hashize igihe nibwo byagenze kuriya mukamenaho amazi. Sore yamubwiye aho bari bagiye amusobanurira ukuntu mama we ateye, Damari arabyumva aramubabarira. Sore ati kumbabariye ko twakumennyeho amazi se ibindi byo bikomeje bite? Nako wageze hano te? Damari ati hano ni Joe wahandangiye nguhunze. Nari nzi ko byanga bikunda mwaje kumpiga isaha ku isaha mwagaruka. Nawe ati tuguhigira iki se kandi? Damari ati nagize ngo uriya mugore yatumwe n'uwo mukire nakoreraga aba ari uza kumufasha kunshakisha. Sore ati ngaho mbwira urukundo rwacu kuki yarushyizeho akadomo, rwari ruhuriye hehe n'ibibazo wagize? Yaramusubije ati twakundanaga mfite aho mba, mfite icyerekezo, mbona ko nanjye nzabasha kuba umugabo wabana n'umugore bibaye ngombwa. Nari mfite icyizere cyo kwinjiza amafaranga no gukura iwacu mu bukene. Ariko se ubwo nari gukomeza gukundana nawe, umwana w'umuryango mwiza nkawe, nta naho kurara mfite? Sore ati uri kumbwira tugafatanya gushaka igisubizo? Ndagukunda Damari, sinari kwemera ko wandavura iyo umbwira uko bimeze. Nawe ati humura noneho ndatekanye, niba ari ubufasha bateganyaga kumpa uburorere rwose. Sore ati uracyankunda? Yubitse umutwe ati urukundo ni iki? Ngukunda nte? Nawe ati ubwo ntuzi uko wankunda? Nkunda uko wankundaga. Damari yikije umutima aramubwira ati naho duhuriye ntitwakundana, waba wisondetse. Sore ati none se hano ukorute? Yamusobanuriye ibyo akora. Sore ati ubuzima bwahinduka ubishaka, wareka tugafatanya gucuruza tugashinga butike yacu. Damari ati tukabikora mba hehe? Nawe ati tubana. Yaramusetse cyane aratembagara amarira azenga mu maso atumva koko urankunda ubwo uri kundeba ukambonamo umugabo? Sore ati uri we kandi uri uwanjye. Damari yumvise atazi ko abaye atungurwa n'urukundo Sore yamukundaga. Yamurebye mu maso amunagura amarira yashotse ku matama ati ndakumva Sore kandi urabizi ngukunda cyane, niyo mpamvu nanjye nihisha amaso yawe nkajye kure nkaguhunga. Sinifuzaga kumva umbwira ko ibyacu birangiye bitewe nuko naho kwikinga nari mfite, ariko nubwo nkennye sinabana nawe twishingiye. Yego iwacu turabatindi, yewe ntibazi naho ndi, baracyanshimira kubw'umushahara wa mbere nabahaye, bazi ko meze neza, ariko sinashaka ntakoze ubukwe. Mama nzamwubahisha muhe ibyishimo rimwe mu buzima. Sore yumvise yishimyemo ati none se kuko uracyankunda? Damari ati kugusiga byarangoye, byansabye gusa n'uwitaye inkota. Buri munsi nabaga ngutekerezaho, ariko ubuzima nabaga ndimo bwampamirizaga ko nta hantu duhuriye. Sore ati yo burya wari ukintekerezaho? Damari ati kugusiga byarangoye, byansabye gusa n'uwiteye inkota mu mutima. Buri munsi nabaga ngutekerezaho, ariko ubuzima nabaga ndimo bukampamiriza ko nta hantu duhuriye. Sore ati yo burya wari ukintekerezaho, none se kuki mbona ukiruka ukampunga? Nawe ati nanjye sinzi, sinifuza kumbona narandavuye bigeze aha. Nanone sinashakaga kongera kumenya amakuru yawe ngo ntazumva ko hari undi wagutwaye warahoze uri uwanjye. Sore yamwumvishije ko icyo ari kuba cyose ari kumugumaho kandi ko yiteguye kubikora mu gihe yabimwemerera. Nawe ntiyongeye kumunaniza, yongeye kumubwira amagambo meza yamubwiraga kera, arenza ati nubwo wananutse wabaye mwiza kurusha mbere, utumye urukundo gukunda rwikuba. Noneho barahoberanye, Sore ibyishimo biramurengararira. Damari nawe ikiniga kiramwica kuko yarabuze uko yifata, yishimiye kongera kumuhobera. Bahamagaye Joe nawe yishimira ko bongeye gusubirana. Yahereyeho amubaza uko byarangiye ashinzwe iyo famu, arabimusobanurira. Sore yashimiye Joe cyane, agiye kumwongera andi mafaranga undi arayanga, ati ahubwo nakabaye ngusubije nayo wampaye imbere nuko nayakoresheje. Sore yumvaga adashaka gutaha ariko nta kindi yari gukora. Damari yari afite agatelefoni amusezeranya ko bazajya baganira isaha ku yindi. Joe nawe yasigaye amuganirizaho gake nuko arataha. Iyo famu y'inka yari ikikijwe n'imirima minini cyane. Damari yegereye sebuja ati boss, iyi mirima mbona impfubusa. Babiganiriyeho amwumvisha ukuntu bagiye bahinga ubwatsi ku mikingo ahandi bakahahinga kandi ubwatsi nabwo ntibubure. Bemeranyije ko 2/3 babihingamo imyaka bagatera ubwatsi babyitondeye bakareba ko hari icyo byatanga. Sebuja yarushijeho kwishima yicinya icyara ati mfite umukozi uzi ubwenge. Yemereye Damari ko agiye gushaka abakozi bagahinga bagatera imyaka byose ari ubiyoboye bakareba ko byatanga umusaruro koko.
Barabikoze kandi niko Damari yavuganaga na Soreya amanywa nijoro baganira ku rukundo rwabo. We na sebuja barahinze bateramo ibishyimbo, amahirwe arabasekera heramo byinshi cyane. Uwo mukire yarabibonye abwira Damari ati nagize umugisha kuko nakumenye. Yamuhaye amafaranga menshi ati sinabona yo ngo uhembye kuko wanyunguye igitekerezo. Damari noneho yahinduye ubuzima bw'iwabo, icyizere kiragaruka, akundana na Soreya ntacyo yishisha. Urukundo rwabo rwari rumaze kugera kure. Soreya amusaba ko yajya kumusura akamwereka ababyeyi. Damari ati none ubwo wizeye ko ninzi wanyu none hatazamena ahandi? Niwe ndacyagiye yamennyeho amazi yo mu icupa, ariko noneho azamenaho amazi ashyushye kandi yuzuye base. Ni ukuri sinaza pe. Soreya ati witinya, wowe uzaze ntacyo azagutwara. Yakomeje kumwinginga ati nta kundi nzaza kuko tugomba kubana abanzi. Ku munsi wo kujya kumusura, Damari yambaye neza cyane dore ko n'udufaranga twari dutangiye kuza. Ajya iwabo wa Soreya ari guhumbura nta katagize. Se yaramubonye aramwishimira ati uyu musore arambara akaberwa. Yamuhaye ikaze muri salo, ahamagara umugore we ngo aze asuhuze umushyitsi bari bategereje. Mu guhuza amaso, mama Soreya yabonye atari ubwa mbere. Yaramusuhuje akomeza kwibaza mu mutima we ati uyu si wa musore wacuruzaga amazi? Siwe nayamennyeho. Soreya yarira ngenda kumukuramo umwuka amucecekesha. Yakomeje kubyibazaho, noneho Damari yavuga, umugore akarushaho kubyemeza ko ari we. Bazanye ibyo kurya barasangira, basoje kurya mama Soreya ati niko se wa musore we? Ni ubwa mbere umbonye? Nawe ati si ubwa mbere. Yongeye kumubaza n'agasuzuguro kenshi mu mvugo no mu maso ati hanyuma rero ni wowe ucuruza amazi? Si wowe? Damari ati ntabwo wibeshye, wowe wabonye kiriya gihe ni njye. Yarasetse aratembagara atari kuramenyera. Yarasetse cyane aratembagara atari kuramenyera. None waje hano rero ngo wigize za makwe uje kutwiyereka? Ni wowe ushaka Soreya? Ariko ubwo twibeshye, umukwe ari inyuma. Umusore aratwereka, yadusabye kwitegura, nizere ko atari wowe. Damari ati nigikundana na Soreya kandi na kiriya gihe twari mu rukundo. Umugore yararakaye cyane ati zibaho se nyine, kuki akamenyero kawe kadashira? Umuntu aravuga nawe ugakomeza ukavuga. Soreya na se bari bumiwe. Se atari ko mada warasaze cyangwa no kukuroga? Uyu musore muziranye akwigiza ate? Nawe ati mbabarira, uyu musore ntatahe se mushaka hano. Ubu buhungu maze akamenyero kabwo. Damari yashatse guhaguruka, se wa Soreya ati Dama wihaguruka, ahubwo uyu mugore ndavuze ngo naceceke. Urabona aho yahereye? Umugore ati uyu muhungu acuruza amazi ku muhanda, sinzi n'uwamutije imyenda none ngashaka umukobwa wacu. Umugabo yararakaye ati navuze ntiziba, wibagiweho no gutoraguye? Uretse isura nagukundiye hari n'urwara rwo kwishima wagiraga. Ushaka ko nsubiramo uko iwanyu mwari mubayeho? Nabubakiye amazu, so mushakira akazi ngo ninkujyana atazansebya. We n'abarumuna bawe basaga n'abarwaye bwaki kubera inzara. None ubonye umusore waje yambaye neza atya, wubaha atya, umukobwa wacu yakunze kuko wamubonye acuruza amazi ku muhanda, wiyibagiza aho waturutse, uratinyuka uravuga. Kuki rubanda mwibagirwa vuba koko? Yahise aceceka kuko umugabo we yaramwibukije ukuntu iwabo bari abakene, se atwika amakara, mama Soreya yacuruza mu tudobo ku muhanda. Aho niho yamenyaniye n'uwo mugabo, akamukunda akamuzana mu mitungo ye kuko yarasanzwe yariteje imbere. Gake gake yagiye ahindurira iwabo ubuzima kugira ubwo nabo babaye umuryango wihagazeho mu gace. Nyina wa Soreya akimara kubwirwa ayo magambo akitwa rubanda n'umugabo we, yararuciye ararumira ntiyongera kugira icyo avuga. Yashatse guhaguruka ngo agende, umugabo ati guma hano tuganirize umushyitsi. Se wa Soreya yakomeje kuganiriza Damari ati wihangane, ntabwo nari napanze kuvuga nabi. Njye umukobwa wanjye nabizi ko azi ubwenge, ntiyaguhitamo atakwishimiye. Rero amahitamo ye aba agomba kubanza, kandi nubwo waba ucuruza amazi upfa kuba ugira icyo kuburamo, ufite intego mu buzima. Ukuntu wambaye, uko usa n'ukuntu witwara, nubwo waba ucuruza amazi ku muhanda nabishima. Biragaragara ko usobanutse, ubonye amafaranga wayabyaza umusaruro. Umusore yamubwiye uko yabaye ku muhanda acuruza amazi, anamubwira uko ahagaze muri iyo minsi ko akorera umukire. Se wa Soreya ahubwo yumva uwo mushinga uwo mukire akora wo korora no guhinga wavamo amafaranga menshi, amubwira ko nawe azawugerageza mu byaro by'ahavuka akareba ko havamo umusaruro. Mu gutaha baramuherekeje bamugeza ku marembo. Soreya we arenza hake nk'umukunzi, amusaba imbabazi ku bwa mama utarajya agahinduka. Damari ati ariko nabikunze, mwanyakiriye neza kuko papa wawe yanyishimiye, niba nta buryarya bwarimo, ibyo rero birahagije. Warabizi ko umuntu adatera imbere gutyo gusa. Soreya ati isuku kuryarya, papa akunda abantu bafite ibitekerezo bizima nk'ibyawe. Umukire rero waramushyize mu ifamu, yari yaramubwiye ko ashaka kwimukira mu mahanga ariko ko yabuze ibyangombwa. Agitandukana na Soreya yaramuhamagaye, Damari amwitaba afite ubwoba atazi aho buturutse. Sebuja amuvugisha yishimye cyane ati Dama ubu ibyangombwa byabonetse, njye n'umuryango wanjye tugiye kwigendera, banguka tuganire. Yahise yihuta amugeraho amubwira ko agiye kumusigira ibye byose akisangira umuhungu we mu mahanga. Damari yaragiye gusigara asa nka nyirabyo, uwo mukire ubuzima bwazanga akabona kuba yagaruka mu gihugu.
yanze kugira icyo agurisha avuga ati mu mahanga ni mu mahanga, isaha ku isaha banakwirukana, bibaye ndaba mfite aho kwerekeza. Damari yamaze icyumweru atarabyakira. Kubyiyumvisha byari byamugoye birenze ubwenge bwe. Se wa Suriya yarabyumvise agiramo ubwoba kuko uwo mukire Damari yakoreraga yari amuzi, azi n'ubutunzi afite. Nta kindi yakoze, yashimiye Damari ko yakunze umukobwa wabo. Damari amaze kwakira ko ibyamubaye hari ukuraho kuba inzozi, yegereye Suriya aramubwira ati Sore, uri Soreye koko, izina ryawe rihuje n'icyo usobanuye mu buzima bwanjye. Nk'uko Soreye bisobanura izuba, nawe wambereye isoko y'umucyo mu buzima bwanjye. Wankunze mu bihe byose, unkunda utanze ndi umusekirite ku gipangu, unkunda nkennye, kandi nizeye ko uzakomeza kunkunda. Sore yagiraga amarangamutima hafi atangira kurira. Damari akomeza agira ati mbabarire, singiye gupfukama nk'uko abandi babikora, ariko mu mutima wanjye nciye bugufi, kandi nzahora nciye bugufi imbere y'urukundo rwanjye. None rero mukundwa, nyemerera nkwambike iyi mpeta, unyemerere kumbera ibirenze kuba umukunzi, uzambere umufasha, ube igice kingize, njye nawe duhinduke umwe. Yakuye impeta mu mufuka arayimwambika. Sore yarushaho kurizwa n'ibyishimo, abwira Damari ati nanjye reka nkoresha izina ryawe. Kimwe n'uko Damari bisobanura impano, nawe wambereye impano. Uri umugisha nahawe n'Imana, ni wowe gihembo Imana yampaye muri ubu buzima. Uri umusore ufite icyerekezo, ubwenge, ubutwari n'amahirwe. Nkunda uko witangira umuryango wawe, kandi ngakunda uko unyitaho ukampa umwanya ukwiriye. Nta cyambuza kukubera uwo wifuza. Nzakubera inshuti, nkubere umukunzi, nkubere umufasha, nkubere mama w'abana bawe, kandi nizeye ko Imana izadufasha tugasazana. Mu minsi yakurikiyeho, Damari na Sore bamenyesheje imiryango yabo ko bitegura kubana. Mama wa Sore yari yarabaye umuntu uvuga amagambo abaze, kubera uko umugabo yamusebereje imbere y'uwo yarasuzuguye, akamukomeretsa amubwira ko yamuturaguye ku muhanda, aho amariye gukira akendera kuba ari muzima buruta ubwo yakuriyemo. Yari yaracishije make, nta muntu agisuzugura. Mbere y'uko ubukwe buba, yegereye Damari na Sore yabasaba imbabazi. Joe yarasigaye ari umukozi wa Damari amufasha gucunga abakozi. Mu bitabiriye ubukwe bari mu bantu b'ingenzi, Joe yari mu ba mbere. Gusa sebuja wa Damari ntiyabashije kubwitabira, uretse ko yabatwereye mu buryo bufatika. Amashusho y'ubukwe bwabo bayamwohereje mu mahanga. Igishimishije ni uko wa mukire Damari yarindiraga igipangu, yaje kumenya ukuri ku byamubayeho rya joro, akamusaba imbabazi, bakiyunga kandi agataha ubukwe bwe. Tugeze ku musozo w'inkuru yacu. Nizere ko wigejeje ku musozo hari amasomo akomeye wayikuyemo. Komeza kubana natwe kandi ntuzacikwe n'inkuru z'utaha.